Imbamutima za Uwicyeza Pamela kuri The Ben wujuje imyaka 38 ageze ku iyi si. Kuri uyu wa 9 Mutarama 2025 The Ben yujuje imyaka 38 y'amavuko. Umwe mu babimushimiye uyu munsi ndetse akabimugaragariza n'umukunzi we Uwicyeza Pamela, umugore rwose bamaze umwaka urenga barushinze. Uyu mukobwa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze yagaragaje ko yishimiye uyu munsi udasanzwe umugabo we yavukiyeho. Mu butumwa burebure yanasangije abamukurikira yagize ati: uyu munsi nabyutse ari isabukuru y'inshuti yanjye magara, noneho ndumva ntazi icyo gukora. Imana yakoze ibikomeye kuduhuza, inyenyeri zagiye ku murongo umunsi nahuye nawe. Umwanya nategereje wari ubikwiye rwose. Burya ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo uwicaye akarambya, uwategereje asarura rwose ibintu bigaragara. Burya gutegereza bibyara urumuri. Ni wowe wenyine utuma numva nishimye kandi nyuzwe. Ndashima ku bwawe mukunzi wanjye, sinzi aho nahera naho nasoreza ngiye kuvugaho ku byanjye nawe. Uwicyeza Pamela yakomeje yibutsa umugabo we ko atari uyu mwanya rwose wonyine Pamela yamwifurije isabukuru nziza, ahubwo yamubwiye yuko igihe cyose bari kumwe azahora amwifuriza isabukuru nziza kubera yuko The Ben ni umuntu w'agaciro kuri Uwicyeza Pamela. Uwicyeza Pamela yakomeje yibutsa umugabo we ko atari yakabonye umuntu ufite umutima ukeye nka we, bityo ahamya ko ari ibintu byoroshye kumukunda. Yongeraho ati ubu rero winjira mu mwaka mushya wa 2025, ndasenga cyane nsaba Imana kuguhundagazaho imigisha myinshi cyane ikomeze ikurinda kuri uyu munsi w'isabukuru yawe. Mu magambo makeya yamubwiye ngo ndagukunda kandi byiteka. Uyu nguyu The Ben yasezeranye imbere y'amategeko nawe Uwicyeza Pamela ku wa 31 Ukwakira 2022. Ibirori byari bikurikiye byabaye mu Kwakira 2021 ubwo uyu mukobwa yamwambikaga impeta. Ubwo The Ben rwose yambikaga Pamela impeta byari ibintu biryoheye amaso. Nyuma y'ibi birori ku wa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye Anna umugore we imbere y'uko bakora ubukwe ku wa 23 Ukuboza 2023. Kuri ubu The Ben na Uwicyeza Pamela bari mu myiteguro yo kwibaruka imfura yabo. Reka mubwire ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Mansa Musa TV.